we hagome nari hagome cyangwa magukure se oya ushobora kuvuga amafuti ndakuzi oya ntari nta mafuti njya mvuga niko mvuga wancurangiye wafate gitaro kancurangira ngaho nyumvira erega niyo nta kindi tukumvamo n'umuziki music machine se bayimenyesha iki nose na uri live machine icyo bita gusubiza boro magambo cy'ilive ngaho nyumvira unasera agakombe kaguye hasi niyo nese nyuma niyo wumvisha ibintu navuze kuri Bwiza wapi bavuze iki cyakoze ibyo nibyo ntaheruka nyuma y'uko ngo Bwiza yahemukiye Claude abaze shato umba dumba rero wumve gukinya inkora ubu nta kindi kintu washobora gukora neza uretse kuvuga ibyo nese ngo bimeze bite dumba ikintu ubu uvuze aho ngaho n'ibya bintu bazongo bavuga ngo speechless nta kintu no comment uzi se ese uri kuri live yahe yiye platform ni ihe muri ndi kuri TikTok ndi kuri TikTok urayiharaye kabisa TikTok usize nyiharaye abantu bahita baza bakaza nko muri gift gallery yanjye bagakuramo udutima nkaza nkakuramo nk'amadolari 50 nkagura icyayi nko wicaye ngiye kunywa nicyo bamwe kuri Instagram uri kumurera amafaranga man ariko sometimes njya guhaho wibabeshya kareko uyamo nzaza biposting rahira n'ukuri kw'Imana n'ukuri kw'Imana nzakohereza amafaranga ariko just because I want you to post it ariko nabatari menshi nye na nkuri za birimo ndashaka kubereka uwo muntu ujyimo amafaranga ko nababeshya nyine ubu rero mbese reka iryo joro se uvuye mu bukwe mwatahanye n'umugore twatahanye n'umugabo tu umuntu navuga umugore wawe twatahanye n'umugabo kuko urumva ubwo nakoranye umukwe n'umugabo nubwo ko iryo joro waraye uko iryo joro waraye ugize urumva kandi kugira ngo uri gushaka ahantu bumva ngo bantu ngo bakahita ngo babahukda niyo nutakupiye telefoni ndakuvugisha amafuti ubu mani kubiteganya mu masaha yose 30 mu masegonda atarese 30 aba nagiye ndakuvugisha amafuti nudakupiye telefoni ariko uziko ejo dushobora kuba twarapanze ariko ntibizakunda niyo ibyo bintu kandi urabizi ko ibyo bintu kandi urabizi niryari batubwira amasaha it's tomorrow around this time tomorrow around this time dugaruka muri big and make sure that I will be alone you have to be alone na gitari kubera ko wowe na gitari yawe probably n'umugore wawe nyuma yajyanye tukafata dumba okay nawe uzananye abana bawe tuzakorana kabucura ari kuzibandaho erega abana banjye nari binabazana sinjya mbazana se nkabayereka abantu umuntu najya nerekana ngewe ni umugore nababyaranye nawe kubera umugore ashobora kugenda abandi bantu bakamurongora ariko abana banjye we niba ushaka uzana n'umugore wanjye we uzaza n'umuryango wawe wose tuganire live ibe ya famille kugira ngo wumve ukuntu biba bimeze ariko ugiye kubyimbya ibya iki mutubwira gukora ibintu mwe mudakora aka kandi urongo yubyimbije bya wigize umuntu erega haracyari na divorce nayo irashoboka ntabwo irashoboka rero
nikazabe mu izina rya Yesu. Amen. Ese uracyasenga? Yeah, I pray. Are you still singing gospel cyangwa wagarutse muri secular? I just do music. Uri kumwe nani? Producer. Let's get it. Bamwita X on the beat. Muzi ariko se umuzi man. Amaze gukora yakoze Jaja ya Juno. Akora ndaryohewe ndaryohewe. Ni amatari ya Masabo Nyange Ruti yose. Na album ya Ruti yose. Ruti Joel. Andi indi kinani. Bawe ngo ndi ngwibore buri gisaza. Ako ga producer nabona nta kintu gafite kabwira abaturage. Buri gisaza ko babwiye wowe. Aga producer kawe nta kintu gafite kabwira abaturage. Zuma. Uhara live kabisa yabakuramo. Nawe uri umuntu yabakuramo. Wavuze gahoro nibayanyime kuko bizi ko niyo nyabona nshobora kuguha. Asha. Bakwime n'ubundi ntahe. Ese cyagende ko batayamaye man. Nibisambo. No se kuki nyine kuiki. Ariko bagiye bagutamo duke buya ntago. Wapi naratubuze. Uzite bimenyesha. Nose babicheck ngabute. Ugenda muri settings ukareba hano handitse balance. Balance, okay. Waza gusanga $10. Ese babaze bambarize nimba ejo bazayama nyine tuzaze cyangwa byihone uko ibintu ejo niyo Bosco muzamutamo azaze cyangwa ni ibintu by'ubuntu yigumireho dore aracyashaka gutera akabari kuko rwose aracyakumbuye umugore aracyashaka kuguma atera akabari afite umugore. Oya muri kiragihe iyo ndi muri studio nibwo biba binkundira ariko kuza nkavugisha Dumba rwose Dumba se twavugana no kuri telefone katari ikibazo cya live. Oya nanga kukuvugisha kuri telefone umvugisha menshi kandi ndi jyenyine ubundi live tuba turi benshi utwukamvugisha akumavuga menshi yango rado bavuga menshi pe umeze nka Bruce Melody uyabona wayavugiye kabisa wabigakorera we na Bruce Melody ninde urusha undi kuvuga ntabwo turarushanwa uzapanga amarushanwa Bruce yako ako kuvuga amabere papa amarushanwa nyine tuzareba ukuntu bizagenda umunsi umwe nzabazana kuri live muri hamwe mutangiye gutera story turebe niyo sha ugiye kuzajya urarana nawe wirirwana nawe sha Dumba kijye bintu wabinyuzemo ukabaho ubigarukaho yanyekereza ikintu kimwe buriya Dumba ujya ukina wenyine njya nikinisha yego yese ndibikwaje kandi ese gukina njyenyine mu yandi magambo make nabi nibihe ujya ukina wenyine agapira kari gakupita akagaruka nyine kawurisha nta muntu muri kupasa ntarimo ndakina n'ubundi muntu ndimo ndikinisha washatse se nawe waruruje gukina wenyine ndi mu miziki ngiye noneho wowe ntabwo babyita ngo gukina wenyine cyangwa kwikinisha bavuga ati niririmbanaga like nyine as in singing nyine nkuko turirimba as in singing we wiririmbanaga sibyo ra no mujye kuzaniririmbana nawe ugiye kuzajya uririmba turikora akaririmbo keza man aba producer batera umwako ushobora kudakurayo abaye
aba producer bananiwe hit yitirwa zikora we nuko utamuzi ni babandi bakora ibintu bya danje batavuga aha azimo nyinshi wagiye upushinga kandi ari yize n'ubimenye nkihe ntabwo nazivuga ngo nzirangize anyway nese gitari yawe iri he kutarimo uracurangaho gakeya kwa kundi kwa ikuri kuri ese ntabwo gucyumva gitari n'isunivuga hari ukuntu iri kure ubundi niyo mpamvu nkunda kuganira nawe kubera haba harimo akagitari inyuma urimo uragavuza muri uwo buke Subira muri big screen. Niko yo ndashaka kukumenyesha ko iyo gitari yabaye iri kure uri kuyumva hari ukuntu iri kure tu ese du yo uracyatema ibiti na n'ubu telefone yawe iteretse nabi Bosco bwira icyo giproducer kitazi gutereka telefone iki kigushyire telefone neza nose byageze bite ntabwo ndimo ndumva neza mana akawe gitari du wadusekeje cyane hano ja shira telefone yegereza nuza telefone melody iraba tell me why still alive you wouldn't find the most to learn no one's we don't let amaze kugura guys noneho nta nubwo bari bwame nababwiye bajye muri gift gallery yanjye banza babaze mani niba bazaba umufungo cyangwa nyine ari iby'ubuntu mbikwana bose bari baravuga ngo bazaguha umufungo abo nkumva ngubwo bose niko bari baravuga bose bari baravuga ngo bazaguha umufungo kuko hano ufite umurya ari umurya ncuranga bisanzwe n'umurya ncuranga ndi gucuruza reka hano uri kumwe n'umuntu witwa Ishimwe Siyete Ishimwe tera kuri iki ni Dumba se ni Tato cyaduma kikibuga ni Titi Brown turi gukora indirimbo me titi ngomeze gute kama najya meze neza audio iya guhamagaye audio ni ikibuga musoje guhamagara video wamubona hori hari bashaka amagara kuri profile se ikintu kiriho hari wa foto y'uruhinja niba mu kimeze nk'abana ari foto y'uruhinja sha Dudu gute Dumba karana nyine yaje kumfasha kuri ya projet nakubwiye nyine yanjye twaje gukora indi ndirimbo noneho yanjye kandi iragenda rwandure nziza iyi ndirimbo y'igihugu nyine tuyo ndi gukora nyine tu we n'undi muntu bita Mirasano turi kwa X on the beat I see ntabwo narimbizi nari nzi ko arimo gukora boro ye ni yanjye tu ni yanjye nyine urumva cyagutwikira muri biriya bigorere Dumba n'abayisiri ndi kubikoraho mani
By the way, nuvuga ibintu byinshi ndi live. Nuvuga ibintu byinshi ndi live. Bari kunyumva? Okay. Bari live Ese bari kutubuza kuvuga ibintu byinshi man. Gabura borofoka. Ushaka mvuge projet yanjye yose. Wanayifuza Ariko ibaze imana ko kuri nuzi. Ibaze uri live men. Ari kuri live sikanze ndewe. Ndi live na niyo Bosco nuko wikubesamo. Wapi na uriho man. Ariho man, uzuka ariho. Yega Dumba, adondu Bosco reba ariho man. ndeba ariho. Reba umva niyo Bosco ngwino ndebe ndiho. Akiravugana na Bosco akira Dumba. Bosco? Umva titi. Yo. Ninde wari date wawe? Kubukwe bwa niyo Bosco ko nabonaga Nyamba ari kumwe n'abandi. Yese nari ndiyo. Turira amafaranga mani cyane. Ntabwo se njye ubukwe bwawe nabujije mora. Mani baguha amafaranga n'ubwenge. Ariko yakotika watanga amafaranga iyo barayatanga ngo banzuma amafaranga nibwo bwa amafaranga. Aje muskwera rwa amafaranga. Uziko nta kindi kintu yavuze kuba twazana baravuga ngo amafaranga udome muri muri. Erega yubatse nagakiri wenyine ariko mwa. Cyangwa uziko ubusire bateri bwawe wowe. Bagakora mu divorce ni mari ziri 8 kabisa. Ajyango kikora mu business. Sasa yabonye ngitse business. None agashinga kadahomba sha. Chadomba subukoko. Chadomba wapa hugo. Hapi kabisa. Papa Dudu. Ariko man igikobwa ngeraho next time igikobwa nza gufata ewana ningo zikomeye nk'ebyiri mu mugore umwe. Umuzubaka amazabiri umugore wanjye wa mu mazabiri aba try your best kabisa. Ndarusha. Chadomba reka dukore mwana. Korasha wasanga umukobwa uzongera kubona none watazagusiga nka Nyamba. Naribi ngaho injiza curuza. Yabarye. Sasa turikum. Isquare man. Ariko murumva basitari banyu kuno baba bafite umunwa. Umwana mukazajya muri muravuga ngo Dumba nguravugiye ngo Dumba nguravuga cyane ngo Dumba nguravuga aba baskwera baba bafite umunwa. Niyo mpamvu nyegira confidence nkaza nkivugira utugamo ngahita nigendera kozima mbizi ngo nkana bavuga anyway kozima mbizi ko ni ibisanzwe barabizi bagatuma ujya adutayemo ntawe twari dushaka ko abantu bimenya ariko biba bivuga